tariki 29 z'ukwa kabiri, itariki ibaho rimwe gusa mu myaka ine. Byinshi bibaho by'abantu bavuka cyangwa se ibikorwa bidasanzwe byarabaye ku itariki nk'iyi 29 z'ukwezi kwa kabiri, kugira ngo bashe kwizizwa muri ryo ngaruka mwaka bihabwa andi matariki, cyane cyane bigahabwa umunsi ubanziriza uyu munsi ariwo 28 z'ukwezi kwa kabiri, cyangwa se bigahabwa umunsi ukurikiraho tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu. Aha bivuze yuko babyandika yuko byabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri, ariko bakaba bizi yuko bitashoboka yuko igikorwa ngaruka mwaka cyangwa se ikintu gikeneye kwizizwa buri mwaka bakirikira kuri iyo tariki mu gihe tariki bitazagaruka, bagahitamo rero kugishyira ku munsi uba ariwo tariki nyirizina yawo y'ukwezi gukurikiraho ariyo ya mbere, kuko n'ubundi iyo ya mbere y'ukwezi kwa gatatu yakaba ariyo 29 z'ukwezi kwa gatatu, yakaba ariyo ikurikira 28 mu myaka itatu bizakurikira uyu nguyu. Iyi tariki rero ni itariki y'umwihariko kubera yuko niyo tariki rukumbi ibaho rimwe mu myaka ine, bikaba bivuze ko ari imyaka itatu iba yarabanje iba itarabashe kugera kuri iyo tariki, hari n'imyaka itatu bigiye gukurikira uwo mwaka, n'ubundi nayo izaba itifitemo tariki 29 z'ukwezi kwa kabiri, bikagera 28 bigahita bisimbuka bikajya ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu, usibye gusa rimwe mu myaka ine aribyo bita leap year cyangwa se année bissextile, umwaka udasanzwe. Uwo mwaka ukaba ari wo mwaka wonyine uba ufite iminsi igabanyikana kabiri. Ibi mu baromani babyitaga igihe cy'umwaku, gusa kugira ngo barwanye ibi ngibi bafashe ukwezi kwa kabiri baguha iminsi 28 kugira ngo imyaka itatu izagira iminsi 65, ariko harimo ukwezi kumwe bo bita ukumwaku, ariko kwa kabiri gufite nyine iminsi igabanyikana kabiri kandi itagera muri 30, kuko andi mezi yose afite iminsi itarimo umubare kabiri, ubwo ni iminsi 30 cyangwa 31. Ibi byatumaga ayo mezi ntacyo atwaye kuko umubare wayo ni gatatu ntago ari kabiri, gatatu ko muri 30 na kabiri ko muri 28 mu kwezi kwa kabiri. Ukwezi kwa kabiri kwemereye kugira iminsi iri munsi ya 30 kubw'umwami Numa Pompilius. Uyu mwami Numa Pompilius ntiyashakaga yuko umwaka wose waba umwaka w'umwaku, umwaka wonyine uza umwaka w'umwaku, n'umwaka uzagira iminsi yose igabanyikana kabiri, ariko nanone uwo mwaka ukazajya ufite ukwezi kumwe kwa kabiri kutari ukumwaku, kuko kwezi kuzagira iminsi 29 kandi iyo minsi 29 ikaba itagabanyikana kabiri, ibyitwa odd number cyangwa even number, imibare igabanyikana kabiri niba itagabanyikana kabiri. Uyu munsi tariki 29 wagiye ukorwaho imihango cyangwa se ibikorwa bidasanzwe, ugahabwa amazina adasanzwe kubera ko ari umunsi utazagaruka vuba. Wagiye ukorerwamo imihango itandukanye kuva umwami w'Abaromani Jules Caesar yawushyiraho mu myaka 2000 ishize. Kuri uyu munsi hagomba kuba ibintu bidasanzwe kuko naho ari umunsi udasanzwe. Mu bwami bw'Abongereza habagaho igikorwa cy'uko aho kugira ngo abagabo bari basaba abagore kubana cyangwa se kubambika impeta yo kubana, noneho abagore ku munsi nk'uyu tariki 29 aribo bagombaga gusaba abagabo kubana. Ibyo byatangiranye n'igikorwa cyabaye mu mateka ubwo Mutagatifu Brigitte ngo yagiranye isezerano na Mutagatifu Patrick w'uko abagore nabo kuri iyi tariki bazajya basaba urukundo abagabo kugira ngo bibe ari ibintu nyine bidasanzwe.